Ndi Papa Sava. Boss, ndagonga. Itandatu? 6,500 imashini niyo yamaze. 6,500. Ujire kuri telefone cyane ko ntacyo. Sheri ndaje. Uyafite mu ntoki wayawe. Reka nze. Cyangwa se ukanza akanyenyeri. Reka nze ntari. 6,500 imashini yamaze. Sawa ntari bimuntu wanjye. Bakira. Umaye ibirindwi. Harimo n'agafanta kaho ngaho. Twe mu kazi kacu nk'umwuga ntabwo byari bikwiye. Jewe agafanta nkagwaye gakwiye ku mutima muntu wanjye. Ntari kabisa. Sawa nimero niriya ndagira ngo uhamagare mu kanya. Ntago dutinda. Sawa. Kize neza abantu. Timur kukurya. Sawa reka tugende. Ndumva ntazi pe. Ndumva ntazi. Umva utazi kubera iki saba iki? Umutima uri kunjye. Akuseshe ubu kweri uze uyu mutima urakuryamo ibiki? Nyine ndumva mfite ubwoba ngiye gukora icyaha none se waretse tukabireka. Akushere ku buryo tuvariya mu mujyi ngafata imodokari nkazanga napanze gahunda warangiza ukavuga ngo tubireke kwe. Nyine numvaga nta kibazo ariko mana noneho hano ndumva hatanizewe. Hano harizewe urumva hari umuhungu turirimbana urumva niwe wandangiye aha ngaha nawe se sageza kuri gahunda akagira waretse rwose tukagira. Akushere kwambwiye kuri manzi amezi 3 yonyine abura wakihanganye tugategereza tukazabikora nyine igihe n'Imana ibitwemereye n'imbere y'abantu nta kibazo nta kintu umutima wacu dushinja. Ariko nta kintu umutima unshinja reka nkwereke njyewe ukimara kumbwira ku nkunda nanjye ngukunda tukemeranya kubana njye nawe ubwo ntabwo ari wabaye wanjye kukugira gatonya gusa ubundi ubuzima bugakomeza nkagira ubwo se tugezemo tugasanga wenda ndi nk'umukobwa nkawe cyangwa asanga nawe uri nk'umuhungu nkanjye. Ese sheri waretse tukihangana ukageza ku gupfa koko kariko ijambo ry'Imana ribivuga. Urumva ikintu uvuze cyo kugeza ku gupfa ubu igihe cyose tubaye inshuti urabona ntarapfuye ahubwo ubu se ndiho. Oya se kandi ubu ndiho urabona ntarapfuye kera. Akosheri ntago nkunda. Ndagukunda. Nanjye singukunda. Urankunda. Hananditswe ngo umuntu nagusaba ikintu gifite ntukamubwire ngo ejo ujye ugifata ukimwe. Akosheri ubu koko ubuse hano harizewe. Hano harizewe hari undi mutipe turirimbana ujye uhaza kandi nukuri kw'Imana njye ariko ntabwo nigeze magera n'ubwa mbere reka twe tuhagire turi kuntu serivisi zimeze kandi ibintu ni gutya nukurerega ndagukunda nukuri. Nta kundi nyine. Sonori ntaki wowe unyizere nukuri. N'umuvandimwe kugira ngo habakinze bitese ese ni mwebwe patro kamera muvandimwe bite sheri Yesu ashimwe. Nzanye umushyitsi. Yesu agira ate ngo Yesu ashimwe se nzanye umushyitsi ni karibu mu rusengero Yesu ashimwe nzanye umushyitsi ariko ntabwo ari blague nukuri na bya bintu byenda urabibitse zasigara zawe ziracyari hahandi ntugire ikibazo burareka mba nkwitaho umutipe bite none uza akantu ko ubwenge nakoze se cya gitanda wasize uciye ntabwo nageze mvuga boss mbwira boss ko ari wagiciye iyo mbivuga nari kuzagaruka aha ngaha muri iri rogi mva nkubwize ukuri. Urabona umuntu ubwira ni jyewe cyangwa n'undi urabona unzi jyewe ukora hano digiti none se uranyirengagije digiti ushya kwanda umusitari ntabwo bivuga yuko ariko wavuga ngo ndakwirengagiza gisa abantu nkamwe mba bazi he urabona unzi jyewe none se ntabwo unzi jyewe
wowe ahubwo none okay ntacyo ubwo tutaziranye ahubwo icyumba cyahise ko cyafashwe ubwo wundi urajya cya cyumba nyine usanzwe umenyereye cya harimo undi muntu noneho cyakoze wenda ariko koko biroroshye twayobye ndaguhindura ndaguha cya kindi kiri hafi ya toilette kimwe gize kujyamo uri kumwe n'aka gakecuru musore njyewe nari nje hano kugusaba serivisi none se siyo ndi kukurangira njye hari ibintu mvuga biri hanze ya serivisi uretse gato yamvuge nimvuga ibintu birimo inyuma y'iki gipangu amagambo make reka mvuga njyewe nzanye n'umusheri kugusaba serivisi narangiwe hano n'umuntu urumva keretse niba nibeshya igipangu nanjye ukaba uri kundeba ukanyibeshya uretse gato serivisi uje gushaka se n'iy'ishuri si yahindi umenyereye se wajya ugira amagambo none se si ibyo nyine ukamenya ibyo urimo ukamenya n'ukuntu simuje gusambana rata sibyo cyo bibaza umva agiye ntabwo nje gusambana uyu ni umusheri dufite gahunda ako niko kantu nibeshyeho nari ngize ngo uje gusambana nko yewe nari nice ndavuga ni reka nze mfate nk'iminota n'10-15 ngane n'umusheri wanjye munasoma noneho ariko murarya na brushette turarya n'inkoko nta kibazo murarya n'inkoko noneho twebwe dufashe nyine ku serivisi hano ntarangiwe na Kirizo niwe ndangiye hano arambwira ngo ajya hasi byo kurangira byo byihorere byo kurangira byo byihorere vuga nyine serivisi kuzanye twebwe turaje tutiza ahantu nyine ahubwo si byo se nari bavuga nyine nibyo nunavugaga ahantu ho kuguha rwose niba mubwira ngo hamwe ubushize nyine hamwe muri cya cyumba cyo hirya ukunda nyine kimwe ukunda kuzamo kirimo undi muntu ariko ngo hari urubuka kakumba wigeze kujyamo nyine gihe boss nyine aza kuva ngo nibande bari kuboroga hano mu nzu ubu ntabwo wumva ko ari ubwa mbere nje atashe ubwa mbere ngeze aha simbizi igihe sinzi uko nawe uri murakabye ni ubwa mbere uje hano se wambaye serivisi umpa ukareka ibintu byo nyine ni serivisi none niba ndakurangira urashaka hehe nyine wewe twigendere nyine aho yasi mujye ahise ko nk'ibi hano hari ahubwo mwe urashaka hamwe wakoreye ubushize cyangwa urashaka muri kakumba waborogeragamo ariko digidi wa mukecuru uzi ukuntu yasize avuze wa mukecuru byaye karindwi yaravuze ngo umva uruntu rushobora kuba rufite n'ibibazo byo mu mutwe ndi kukubwira ngo nzanye n'umusheri warangiza ukaza uzana ibigambo ntabwo uje kujokinga tuza wambesiriwe ngo nimbesire tuza nasize amarogi menshi ngenza ahangaha nje kwihitamo kugira ngo ngare n'umusheri nawe uri kuzana ibintu by'ubugoryi impano ukazana ibyo bintu wakicucuwe wajya umenya ukuntu abantu bagomba gutanga serivisi numva ukuntu unutse sawa none nanjye ubwo reka noneho serivisi nanjye iyo shinzwe urumva indi ariko ngikupe ubwo ndareba ko uri bukoresha bya bikingirizo bya senkani noneho urumva ubu ndi kuvuga noroheje ukagira ngo ni ibintu byoroshye nakomeje kubigira joke umva ratasheri njye nkubwiza ukuri n'ubwa mbere ngeza urumva nicaye ngiye marangirwa okay noneho niba ari ubwa mbere ugeza sibyo mwikaye n'ibirimo reka noneho ngenza n'igitabo noneho kirimo bya birayi byose uri guzana hano urumva ngiye mbizane se mamagara wa mukecuru byaye karindwi se umwe wavuze ngo wasigaye uvuga ngo kandi reka nkubwire wakomeje kugenda ucinja ibintu reka nkubwize ukuri sheri suzi ko njye nkizwa suzi ko njye n'umuntu urongera kuzamura ijambo ryo kuvuga ibyo bintu by'ubucucanga kandi ndagushyiramo navuze byoroheje nanjye ndakubwiye ngo njyewe urashaka kunsenyera urugo uyu musheri njyewe uretse no kugira wamusenzi we njyewe udatukanye digidi wigeze waretse gutukana n'ubwa mbere uje cyane ntabwo ari ubwa mbere njyewe namba ibirenge bireba inyuma urumva reka nkubwize ukuri namba ibirenge bireba inyuma urumva aka ngaka kimuke kajya n'ubwa mbere ingenge zanga si ubwa mbere mageze reka nkubwize ukuri sibyo ntabwo nanjye navuze ibintu byose nyine ariko se digidi sinavuza ibintu byoroheje nigeze mvuga ka gakecuru kaneye muntu uze mu cyumba navuze utuntu two hasi iki se ariko se ariko se ntabwo wandikubitira we yaragutera nkagukunjiramo ahangaha yaragutera nkagukunjiramo hano uraza uvuga ibigambo byawe wowe urwana ahangaha umva uretse no kurwana nawe nahita nawe naguterura nkahita ukirimo hano wowe utankubita icupa ase nk'ubukozi ubu koko ibintu byo gukubitwa n'abakiriya urumva imvura irenda kugwa abantu mujya mukora kinyamwuga mwabasikomo uri kurwana n'abantu hano uzi uyu mushenzi manzi none se digi reba nk'ubu yaraje gusambana kandi araza agasambana akagenda atishyuye ubu se ariko wumva sijye mukata nasambana akagenda atishyuye sijye mukata ibiziba wasize hariya mu cyumba wari wavuze yuko umuha amafaranga yo kubikora none se n'atanu warayamuhaye ikindi agakecuru
muziranye kavuyemo amenyo abiri, kamwe kavugaga inkuru ngo z'ukuntu bahura ngo ari akabeshye agashaka ukagendana kagashaka umugendana, urakibuka? None se kavuyemo amenyo abiri yo hasi, uwo wari wakarindishije kuri geti ngo bakubwiye ngo kariba, akagakubita umutego kagakubita amenyo ku ipine kakamanuka karikubita hasi ku ntuzi. none se kari agakecuru hano warishyuye, kari agakecuru ni kabwo yishyuye warishyuye. yako uyu usa ngo bari bazanye mu biki ngo aje kumusambanya. niko sha ansambanya njyewe uyu ni sheri wanjye, turakijijwe n'ubu Ariko kuzana se twari twabyanze kuko yanyiginze ngo tuzane n'imanzi ntarakora ibintu n'umunsi n'umwe, ariko ndashaka kubaza uhamije n'umutima wawe neza ko kunywa itabi waje hano cyangwa uri kumbeshya? indi unywa itabi Mwabibuje ndi mu cyumba kumubaza cy'amasengesho. kuko Igitego yo. ntaranansoma no ku kaboko. itabi se ararinywa gusa ko wagira ngo arinyuza nka bya binini by'epfo nyine by'indwara z'intuza z'inzoka. arewe uvuze ngo ninyi twari tunafitanye ngo n'imanzi, Ngo ni imanzi kereka nimba ari imanzi. uzi ko ari atuzo kimwe bashyira ku biti gutya bari kugenda babisinura, urakizi? imanzi mama y'ibyiso bitonoye, imanzi mama y'ibitwe nk'ubu. Rega ishyura. uri imanzi wowe. niba ibintu bakuvuzeho None se aragenda atishyuye. sibyo, ibintu byanjye nawe amezi 3 yarashize n'ibintu by'ubukwe tubyihurire Uy. njye nawe mwari mufitanye ubukwe? twari dufite ubukwe mu mezi yesu we yesu we. Ariko n'abantu bose babwira ko afite ubukwe yanyweshyaga. Wa undi yasambanyije se waje ufite twebwe akana niyavuga ko afite baratwerekanye no mu ubukwe. itorero baraberekanye. Noneho hano mwari muje kwaka Umva icyumba nkubwire cy'amasengesho. mukobwa mwiza, sibyo? ufite rwose amaso meza n'iminwa myiza, reka nkwereke. uzi ikintu ngiye kukubwira? ufite mu mutwe hazima n'umutima muzima. reka nkubwire ngo ku bukwe na digidigi bayi, niba uri umuntu uzi gusezera usezere. Wumva, reka nkubwize ukuri. turebe ko tugize Mwari muje gupima ubumanzi se. ese ubu njyewe nabwirwa n'iki? Digidi nanjye ishyura noneho dore boss nanjye niyishyura. ibintu ku buryo noneho mutangira no kumfima. oya na ese ntabwo ishyura. ubusa sinarinyuza Ishyura ariko. ariko oya reka mbabwire, oya uretse twumvikane nk'abantu b'abagrafureri, uretse twumvikane nk'abagrafureri. Cyo gitukana kubise. uretse gato sinanakubwiye ngo ndashaka. None se waruje gusambanya uriya uyazanye cyangwa uriya niwe mafaranga aruzanye? oya ubu se nk'ubu ngubu ni uko mukorera Imana koko noneho mwicira abantu bukwe. Sinyuze ku zindi rogi nkavuga ingaruka no mu mukiriya nkaho washyizemo ibanga ry'akazi Ubwo mwivuganira Digidi utimana kweli? utimana ese ubu sinarinje guteza imbere bizinesi. utimana koko? ese ubu murambaniye koko. usana abantu bagahitwa ku mashokari.